muri iyi minsi akundanye nande. Hari nk'abakobwa cyangwa se ababyeyi ubona umukobwa yakuze ukamwakiriya ukamureka umukobwa agakora ibyo yishakiye akigenga akajya aho yishakiye ibiki na biki. Ariko ikintu nshaka kukubwira muri aya masaha se cyangwa uyu munsi ni ukugira ngo twite kumenya abana bacu, ese abo bari kumwe ubu nyine ni bande, abo bakundanye ni bande. Mu bigaragara nubwo uwo muhungu wendi wabo wo mukobwa bari bamuzi, ntibashoboraga kumenya ngo ashobora kuzamugirira nabi, ariko tugomba gushishoza tukagira abana bacu inshuti. Genda muzi marene wanjye ati uyu muntu nyine ubanze witonde mwana wa, ubanze witondere umuntu, tubanze dushishoze tumenye uko ateye se cyangwa imico yiwe. Tugomba kugira abana bacu tukabagira inshuti zacu. Yego umwana yari imfubyi na nyirasenge aramureze, yari yaragiye hanze, ariko umuhungu icyatumye yica uwo mwana ndakeka yuko yumvaga ko n'umwana nyirasenge azamutwara, kuko yari inshuti ya nyirasenge cyane, azamutwara hanze. Aravuga ati kugira ngo nzamubure reka mwice nanjye nice. Ariko umuhungu yarahemutse, nuko nyine bombi bapfuye, ariko yarahemutse cyane kuko yarahemutse. Imana imubabarire. Rero ababyeyi mureke tujye dukunda abana bacu, tubereke urukundo, cyane cyane abantu bafite abakobwa tubagira inshuti. Ugira umukobwa wawe inshuti. Umukobwa najya kujya ahantu umubwira ati mwana wanjye nubwo ugiye aha hantu ariko take care ahantu ugiye, umenye uko uri buhitware. Sinzi wowe uko ubyumva, nimba uwo muhungu ubwo rwara urukundo, sinzi wenda urukundo ugeraho guhica umuntu yemwe ukubona urukundo, ahubwo ngo n'urwango rwa rundi ruteye ubwoba. Muri commentaire niho nari konsoma kiganiro, bamwe nyine batangiye kuvuga uwo muhungu urumwicanye, batangira ivangura. Ariko ubwo si urukundo. Nawe umuhungu nimba ukiri muri urwo rugero rwo kuvuga ngo umukobwa yanyanze reka mwice, uri gito va muri ibyo ngibyo. Waramubyaye se? Abakobwa ntibuzuye? Nimba yakwanze shishakira handi. Tubana n'abana nk'intare, umwana yakubona agatinya, umwana yakubona akiruka. Hari urugo rumwe twari duturanye, noneho mama wabo abana bazaga bumva ijwi rya mama wabo bakirukanka, ukabura umwana karaje no kwisha munsi y'imeza. Kubera ukuntu nyina amureze. Ese nk'uwo nguwo urumva wo mugira inshuti gute? Uwo nguwo urumva wo muganiriza gute? Uwo nguwo urumva kugeza aho umwana w'umukobwa yavuze ati aho kugira ngo nkomeze mbane na mama, ahitamo kwishingira. Kubera iki? Kubera nyina. Shalom inshuti za Clarisse cyangwa se inshuti za Kora Neza. Uyu ni wa mwanya wacu wo kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Twagarutse twabazaniye ibyiza bya Kora Neza. Mbere ya byose mbanje kubakira muri studio yacu ya Kora Neza kugira ngo mwegere, mwisange, mwiyumve, mwisanzure. Ntawe duheje ikaze mu nzu cyangwa se muri studio yacu. Turabishimiye cyane. Yewe muri mu ntangane Clarisse niyibizi. Uyu munsi nagira amahirwe yo kuzuka bigakunda, ngatambuka bigakunda, nkagenda bikemera, kuko si kitu rahisi nkuko abaswahili bajya bavuga ngo si kitu rahisi. Ni ikintu kigoye, iyo ubonye urabyutse biranze, ariko Imana icubahiro kuko nabyutse bikemera. Mana ndagushimiye. Urugo rwanje rwabyutse neza, mutware wanje n'abana, famille yabyutse neza, inshuti zakora neza. Ndakeka nta muntu wagize ikibazo, twese turi bazima, Imana ishimwe. Ariko nanone twareka kwihanganisha barimo babura abantu babo, kuko tugeze mu bihe by'imperuka, igihe kigoye cyane. Nitwareka kwihanganisha barimo babura babo. Nukuri pole cyane. Imana ibahumurize, Imana ibiteho, Imana ibane namwe. Nukuri ntitwareka kubivuga kuko tugeze mu bihe by'imperuka, mu gihe ntamenye uko nkivuga. Urabyuka ukumva umuntu ngo yarwaye yarembye, ntabasha kuva mu bitaro. Wabyuka cyangwa se watembera ukumva ngo runaka ararangije yakoze accident, ariko Imana yo mu ijuru
ishimwe kuba babashije kuzuka uyu munsi bigakunda. Abazumva kino kiganiro bari bazima, Imana ishimwe ko mwabyutse bigakunda. Twihanganishije cyane n'igihugu cyacu kiri mu ntambara, igihugu cya Kongo, tubwira ngo mukomere amadubu ahantu bari, Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ikomeze ibagwanirire muri uyu mwanya. Rero uko mubibona uyu munsi naje njyenyine, mugenzi wanjye dusanzwe dukorana yagize izindi shuguri, ariko ntituzareka muzajya ugenda aboneka wenyine, azajya akora abatumirwa biki gutyo gutyo. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye utuntu n'utundi, niko navuga utuntu n'utundi. Mu Kiswahili niho nabitekereje ndabibura pe, kama ni tutu na twingine umuntu uzi Kiswahili rwose amfasha aho hantu, utuntu n'utundi mu Kiswahili ambwira uko nobivuga, nabirebye neza ndabibura. Uyu munsi nazanye utuntu n'utundi turimo ibintu turimo tugenda duhura nabyo umunsi ku munsi, ibintu birimo bigenda biba uko bukeye n'uko bwije, stories zirimo zigenda zivugwa hanze, nabyo biba bikenewe kuko rimwe na rimwe biba birimo inyigisho kandi inyigisho nziza. Ntimuvuge ngo Clarisse yarengereye, n'utwo tuntu n'utundi turimo urukundo, kuko murabizi kuko turimo twigisha hejuru y'urukundo mu bikorwa, gukora mu bikorwa, cyangwa Humanity First Foundation. Twarababwiye kuko Humanity First Foundation ari ubumuntu, utu wa mutu, umuntu kuba umuntu kuba umuntu, atari gisimba atari nyamaswa. Ese ni ryari umuntu aba umuntu aba umuntu? Ni ryari umuntu agira ubumuntu? Ni igihe wa muntu afite indangagaciro z'ubumuntu. Atese zo ndangagaciro ni izihe? Indangagaciro y'urukundo, indangagaciro yo gushira yo guha umuntu uburenganzira bwe, ukamuha nabyita nyine ugaha umuntu agaciro, atakama uwo muntu aba ameze nabi, atakama umuntu aba ari umukene, atakama umuntu aba adashoboye ntacyo yimariye, ariko n'umuntu tugomba kumuha agaciro nk'ubumuntu. Nubwo yaba akijijwe, nubwo yaba adakijijwe, ariko uwo muntu tukamuha agaciro nk'ubumuntu, kuko Humanity First Foundation nta kindi twigisha no kugira ngo abantu twese tugire indangagaciro z'ubumuntu, dushire mu gaciro umuntu, dukunda umuntu, twubaha umuntu, tugirire neza umuntu, dukorera umuntu. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye utuntu n'utundi mu bintu bisanzwe, mu bintu birimo bibera hano hanze, kugira ngo dufatikanye kubitekerezaho se cyangwa gukuramo inama runaka, kugira ngo ibyo bintu birushirizeho kudufasha mu buzima bwa buri munsi. Murabizi ko kera abantu bagiraga umuntu hataba na social media, wabona umushitsi nkiri iwacu, wenda nahavuye nkiri mutoya, ariko najyaga mbona nk'umwacu iyo mama yabaga yabonye umushitsi, ukamusanga atamuzi, umushitsi yavuye runaka mu muhana wa runaka, akaza gusaka amaze ngo kwa pasiteri ni hehe, akinjira tukamukingurira, ukamona mama yashashanye mu gikoni amazi yo koga, ibiki n'ibiki byose, akamwiyegereza, akamwicaza, akamugaburira, akabona kumubaza amakuru. Ariko twebwe nk'iki gihe umuntu azapfa gukomanga ukamubwira umwana ngo gendure gendure so ninde Oyina sinzi nimba ari iterabwoba ryabaye mu Rwanda, nimba ari umutima mubi, nimba ari iki, amakenga yabaye menshi, ukamanza ukareba ninde urashaka nde ukabona gukingura. Ariko kera abantu bagiraga ubumuntu bwinshi, kandi ndashaka kuko nubundi ubwo umuntu bugaruka, umuntu bugaruke mu bantu, umuntu bugaruke mu bakirisitu, umuntu bugaruke mu batari abakirisitu. Muri bukeje bundi hari story umuhungu twari turi kumwe cyangwa se umugabo twari turi kumwe yatanze avuga ukuntu umupasteri basenganaga mu ikanisa, ari umubishop, umwana bamwirukanye mu icumbi adafite ahaba mu muhanda, cyangwa se icyo gihe yakiri umwana kuko ari umunyeshuri. Ambwira ati mushumba, fasha, simfite ahomba, fasha umpe icumbi kugira ngo ndangize ishuri. Uyu mwaka bari bamwirukanye umwaka w'amashuri utarashyira, ndangize ishuri kugira ngo ndege gucikiza ishuri ryanjye. Ibaze yari umukozi w'Imana akorera muri iryo kanisa, umupasiteri amuzi AAZ, ariko aramubwira ati reka ntibishoboka, nta cumbi mfite. Nza gutangazwa n'ukuntu umuntu wo mu kabari ari we wamubwiye ati se mwana, ko ndi mu kukubona hano buri munsi, bite byawe?
aba ari umugirira neza. Urumva yuko nubwo turi abakirisitu, nubwo bamwe twita ngo turakijijwe, ariko nta bumuntu dufite, nta bukirisitu, ntaho turi kusha, ntaho dutaniye nabo twita ngo ntibakijijwe, kandi rimwe na rimwe bafite imbuto z'abakizwa, zafite imbuto z'abana b'Imana. Kuvuga ngo umuntu wo mu kabari afashije umuntu, amugire neza atamuzi, amwitayeho, amujyanye ku ishuri, aramugaburiye, amuhaye aho kurara, mu gihe wa mupasiteri cyangwa se wa mukozi w'Imana anga kumuha icumbi kandi amuzi kandi ari umukirisitu we, ubumuntu bwarashize mu bantu. Rero mugaruke tugire ubumuntu, abantu twongere dukundane, abantu twongere tugarure umuco, tugarure umuco, kuko murimo murabona iterambere aho rimo rigana. Turimo turabyarira abana mu mahanga, niko nobyita ngo twagiye mu mahanga, ariko no muri ayo mahanga mureke ubumuntu butubemo. Umuntu nimba umurushije akantu runaka kakagusaba, wikomeze umutima, ese ura mwana n'uwandi n'uwo kwandi niki ndamuhiki iwabo barishoboye. Umuntu aje wenyine kugusaba wenyine, atayobewe kuko iwabo bishoboye, atayobewe kuko iwabo bifite, atayobewe kuko iwabo bigize, ariko ukamumubarira ngo mu bisekuruza ngo iwabo ngo bagiraga inka, ngo iwabo ngo biki, ngo ntacyo n'umufasha. Mureka abantu tugarure ubumuntu bwa kera, ubumuntu bw'abasogokuruza, ubumuntu bw'aba mama n'aba papa bacu ba kera, kugira ngo igihe tugezemo turebe ko tugarura abana bacu turimo turerera muri ibi bihugu by'amahanga. Even if nubwo wenda tuzogenda iwacu mu gihugu cy'iwacu, ariko tugomba kujanamo n'ubundi wa mutima wa kera basogokuruza bacu bagiraga, wo kwiyegereza abashitsi, wo gufungura abo batazi, wo kuraza abantu batazi, wo gukaribisha. Nazaga mbona abantu bakamabaja gutega abantu ruguru, abantu bari nko ku misozi wenda batambutse bagiye nko ku musitari, ariko wa muhana wumvaga ko babashitsi bageze ku muhana, bakamahaguruka bose bakaja kubatega, abasi bakamabadeviya bakaza muri uwo muhana, kandi bari bakomeje mundi. Kubera iki? Kubera ko abantu kera bari bafite humanity first foundation, bari bafite humanity dignity. Bakongereza umuzoga kuremo havuze nabi, bari bagafite rero uyu munsi nabazaniye utuntu n'utundi kugira ngo abantu turushizeho gutekereza wayi umuntu bwavuye mu bantu, wayi ibintu byahindutse ni ukubera iki. Ariko tutirengagije kuko birivuga ngo mu minsi ya nyuma abantu bazikunda, abantu bazakunda impiya, abantu mbese ukamusanga niwe gusa no mu wawe, abandi usicari. Ariko mpamvu nabazaniye utuntu n'utundi ni ukugira ngo turushirizeho kwibuka cyangwa se gutekereza ni hehe turimo tugana, ni hehe turimo tusha. Sinavuyeho rusije, n'ubundi ni ubumuntu, ni ugukundana, ni ugufashanya. Ejo numvishije story y'umukobwa mu Rwanda, biri no kuri YouTube, wenda sinomuvuga kuko nta burenganzira yampaye bwo kumuvuga. Yakundanye n'umuhungu, arangije gukundana n'umuhungu, barakundana, ariko umukobwa ntiyamwemera, ntiyamukunda. Nyine urumva hari ukuntu abakobwa bakunda ariko bagatendeka, ukaba ufite nk'abahungu batatu, umwe ukazamubwira ati wewe umpamagara amasaha, cyangwa undi yaguhamagara undi ahamvugisha, ukamuhesha ngo ankara mpamagara cyangwa mama arampamagara. Umukobwa I don't know how urukundo rwe rwarurungana, ariko mu bigaragara yarakundana n'uwo muhungu. Bukeye umukobwa w'inkumi, ni imfuzi, afite papa we, mama we ntawe afite, ajya ku ishuri. Ariko nyirasenge wamureze akaba ari muri Canada. Ajya ku ishuri, avuye ku ishuri baruhutse, umuhungu ageze mu rugo, umukobwa yaraje muri stage bisanzwe kugira ngo azakomeze amashuri. Si story, ni ibintu byabaye, ni ibintu biri live, wenda uraza kubikuramo isomo cyangwa nanjye nkubikuremo isomo, cyangwa twese dufatikanye kubikuramo isomo. Umukobwa ageze mu rugo abwira papa we ati ndashaka kuja muri stage, ndagaruka nimugoroba. Umukobwa aragenda afata telefone, afata laptop, nibyo bintu yabashije kujyana. Kumbe nyamukobwa, ariko aho hantu harimo n'ikibazo. Nimba yari atarakunze uwo muhungu, kubera ko yagiye kumusanga aho ngaho Rurindo. Kumbe nyamukobwa, sinzi abahungu bagiraga kata nyinshi, sinzi ukuntu yamubeshe,
umukobwa arabanza kwa nyamuhungu kujya kumureba. Umuhungu wenda ashobora kuba yaramubeshe utuntu turyohereye ntawamenya, kuko ushobora kwibaza se waba utarakunze umuntu warangiza ukajya kumureba. Umukobwa nta kiyaho ngaho, kumbe umuhungu yari yamugambaniye, aravuga ati ngewe kugira ngo mburira mukobwa twese tubure, abure nanje mbure, bibure gica nyine ibintu bizambe biburaho bisha. Umukobwa agiye ku muhungu, bigaragara ni nkaho urumva yamusanze muri ghetto, umuhungu yari yibanaga. Umuhungu akoze ibyo akagombyaga gukora, yari yabigambiriye, arangije kubikora afata wa mukobwa aramwica, arangije nawe arifata ariniga. Iwabo basigara bahamagara telefone bakumva ntiriho, iminsi 3 irashira umukobwa bamubuze. Barangije sinzi ukuntu itangazo ryasohotse, noneho bagerageza kwibukiranya ese yaba yasohotse mu nzu yambaye gute, basanga koko imyenda batekereje niyo yambaye. Umukobwa yapfuye, umuhungu yapfuye. Abajya gukora iperereza urumva nta handi bari kurikorera, kuko uwo bari kurikoraho yari yarangije gupfa. Aho ngaho ushobora gutekereza se aho ngaho no kubereka inzanye ibyo bintu, kube icyo bintu bitumariye iki se cyangwa bidufashije iki? Ibyo bintu ku babyeyi turimo tubyara hari icyo bidufashije, hari ikintu ushobora gukuramo. Ugomba gukuramo ikintu kivuga ngo ese umukobwa wanje muri iyi minsi akundanye nande. Hari nk'abakobwa cyangwa se ababyeyi ubona umukobwa yakuze ukamwakiriya, ukamureka umukobwa agakora ibyo yishakiye, akigenga, akajya aho yishakiye ibiki na biki. Ariko ikintu nshaka kukubwira muri aya masaha se cyangwa uyu munsi ni ukugira ngo twite kumenya abana bacu, ese abo bari kumwe ubu nyine ni bande, abo bakundanye ni bande. Mu bigaragara nubwo uwo muhungu wenda iwabo wo mukobwa bari bamuzi, ntibashoboraga kumenya ngo ashobora kuzamugirira nabi, ariko tugomba gushishoza tukagira abana bacu inshuti. Genda muzi marene wanjye ni umumama, ntabwo akuze cyane, yambereye marene ariko agira abana b'abakobwa. Ariko najyaga mbona ukuntu akundana n'abakobwa be, nkavuga ati simana uzame kubyara abana b'abakobwa nanjye mbashe kubarera gutya. Umwana yaragendaga, umuhungu yamuvugisha agahita aza, mama uzi umuntu wamvugishije ameze gutya na gutya, akazana ifoto akamumwereka. Nyina hari ukuntu rero na physical ukavuga ati uyu muntu ni muzima, uyu muntu afite indangagaciro. Ariko n'ikindi gihe ureba umuntu ukavuga ati yego nubwo mbanegesha umuntu ariko rero umuntu ukavuga ati uyu muntu nyine ubanza witonde mwana wa, ubanza witondere umuntu, tubanze dushishoze tumenye uko ateye se cyangwa imico yiwe. Tugomba kugira abana bacu tukabagira inshuti zacu. Yego umwana yari imfubyi na nyirasenge rero aramureze, yari yaragiye hanze, ariko umuhungu icyatumye yica uwo mwana ndakeka yuko yumvaga ko n'umwana nyirasenge azamutwara, kuko yari inshuti ya nyirasenge cyane, azamutwara hanze. Aravuga ati kugira ngo nzamubure reka mwice nanjye nice. Ariko umuhungu yarahemutse, nuko nyine bombi bapfuye, ariko yarahemutse cyane, kuko yarahemutse. Imana imubabarire. Rero ababyeyi mureke tujye dukunda abana bacu, tubereke urukundo, cyane cyane abantu bafite abakobwa, tubagira inshuti. Ugira umukobwa wawe inshuti. Umukobwa najya kujya ahantu umubwira ati mwana wanjye nubwo ugiye ahantu ariko take care ahantu ugiye, umenye uko uri buhitware. Sinzi wowe uko ubyumva, nimba uwo muhungu ubwo rwari urukundo, sinzi wenda urukundo ugeraho guhica umuntu yemwe ukubona urukundo, ahubwo ngo n'urwango rwa rundi ruteye ubwoba. Muri commentaire niho nari konsoma kiganiro, bamwe nyine batangiye kuvuga uwo muhungu urumwicanye, batangira ivangura. Ariko ubwo si urukundo. Nawe umuhungu nimba ukiri muri urwo rugero rwo kuvuga ngo umukobwa yanyanze reka mwice, uri gito va muri ibyo ngibyo. Waramubyaye se? Abakobwa ntibuzuye. Nimba yakwanze shakira ahandi we kumwana w'abandi agende. N'ubundi ushobora kumushaka ku ngufu, ejo yazagera rwa rugo n'ubundi rugasenyuka, cyangwa ugasanga karakuzanira abandi bahungu mu nzu, cyangwa nyine agutesheje umutwe. Ariko mu gihe umuntu atakweretse urukundo, mureke
kuko n'ubundi twaravuze kuri kora neza, urukundo ruba mu bikorwa, urukundo ruba mu bikorwa, ariko urumva ngo we yamwituye ga kumushinja se cyangwa kumwica. Rero muhungu uri mudukurikirana se cyangwa umugabo uri mudukurikirana, cyane cyane n'umuhungu, kuko umugabo ntiyo kora ibyo ngibyo ko bafite uwe yakunze. Wewe muhungu ukimukunda, umukobwa nimba yagukunze ukabona nta gufiringa aho kugira ngo ufate decision yo kumwica, ahubwo rekana nawe ushaka ahandi amahoro abe mu rugo. Babyeyi rero twige kugira inshuti abana b'abakobwa, tubagira inshuti, cyane cyane ababyeyi baba mama, cyane abagabo wenda hari ukuntu abakobwa batinya kubisanzuraho, ariko jya wijaza umwana w'umukobwa umuganirize, numubaze se mwana wa ni bande muri mukundana. Icyo giga nimba wamubohokeye, hari ababyeyi bamwe tubana n'abana nk'intare, umwana yakubona agatinya, umwana yakubona kiruka. Hari urugo rumwe twari duturanye, noneho mama wabo abana bazaga bumva ijwi rya mama wabo bakirukanka, ukabura umwana karaje no kwisha munsi y'imeza. Kubera ukuntu nyina yamureze. Ese nk'uwo nguwo urumva wo mugira inshuti gute? Uwo nguwo urumva wo muganiriza gute? Uwo nguwo urumva kugeza aho umwana w'umukobwa yavuze ati aho kugira ngo nkomeze mbane na mama, ahitamo kwishingira. Kubera nyina nta bumuntu yamweretse, nta rukundo yamweretse, nta buvandimwe yamweretse. Uzi ko umwana w'umukobwa aba ari nka murumuna wawe, murumuna wa nyina, ugomba kumufata nka murumuna wawe, ugomba kumufata inshuti irenze indi inshuti. Na murumuna wawe ndango biri kure, sinzi ukuntu ugomba kumufata, ariko ukamugira inshuti yindi y'inkoramutima kugira ngo akwisanzureho ejo bundi. Urabona nk'uwo mukobwa wenda abantu bashaka kuvuga ngo nuko nyine atari afite mama we, ariko n'umugihe udafite mama wawe, shaka uwakureze cyangwa ushaka umubyeyi. Umuntu ashobora kuvuga ati se yari kubwira nde nyina ko ntawe wari uhari. Bamwe bashobora no kuvuga ati iyo nyina haba wenda tiyari kuba yaranagiye naho ngaho, tiyari kuba yanapfuye. Ariko nimba koko uri n'imfubyi, pole cyane, ndakubwiye ngo ukomere kandi wihangane, ariko ugomba gushaka umuntu umwe ugira inshuti yawe, kuko abantu bose ntibo abanzi bawe. Wajya ujya ahantu ukamubwira ati ngiye ahantu, ngiye kubonana n'uyu muntu, ugasiga n'amakuru. Urumva uwo mukobwa iyo aza kugira umujyanama cyangwa aza kugira nka papa akamugira inama, wenda se ari kumubwira ati mwana wanje aha hantu ugiye kujya no muhungu nzi ko mutakundana, rekana naho. Ariko nyine gihe cye cyari cyageze, ariko byaciye nyine no muri yo yitwaga inshuti yiwe. Aho ngaho ndakeka wenda ufite komanteri y'ukuntu umuntu agomba kubana n'umukobwa we, umuntu agomba kubana n'abana we n'umuhungu. Ese ko ndibanda ku mukobwa, ese umuhungu wese ntabavyeyi yari afite, nawe yari abafite, yari kubwira abavyeyi ati se ko mfite nakunze umukobwa we kwa runaka, none yaranyanze, mbigenze gute? Ibyo byose byapfuye yuko nta wagishije inama, kuko ibagisha inama umuhungu yari gushaka undi umukobwa nagashaka undi muhungu, filime ikizinga, ibintu bikagira gute, bikaja mu buryo. Rero nshuti bavandimwe, nuzajya ugira ubukunze ntukaze ubyihererana, kuko cyane no kubyiherana niko gutuma havamo n'imfu, niko gutuma no kugira nabi kuvamo, niko gutuma n'ubugome buza, niko gutuma n'ubumuntu bukuvamo. Wagira umuntu ukabona n'umuntu ariko ari inyamaswa muri we, gusa uwo muhungu yabaye inyamaswa, tiyabaye umuntu. Kubera ko yishe umuntu. Rero nshuti zakora neza, murimo mudukurikira, aho hantu harimo isomo. Wewe igitekerezo wagira wakivuga, cyangwa inama watanga ku bahungu barimo bakundana n'abakobwa muri iki gihe, akageraho mwica ngo ntamukunda, hari inama waha abahungu se cyangwa waha abakobwa? Rero tukiri aho ngaho, hari indi nkuru yavutse ejo bundi, hari Mbarara y'umukobwa wakundanye n'umuhungu, byarangiza umukobwa bakageraho bajya kumuzana amaze iminsi 3 ngo bamugarure yubatse urugo. Ese yemwe babyeyi biki gihe uko turagana hehe? Ibintu turimo twereka abana bacu ni biki? Umwana w'umukobwa wahisemo, mujye mureka hitemo. Uko impamvu narumvise abantu batanga commentaire ngo impamvu gatumye ajya kumugarura ngo iwabo ngo bashakaga ngo mu diaspora. Ese aba diaspora nabo n'abantu baza bahinduka, yemwe timugire ngo nabo ni Imana, nabo baza bahinduka. Ushobora kwibwira ngo ashatswe no mu diaspora, ariko ugasanga ni wa mu diaspora utafite umutima.
Rero bavyeyi mujye mureka umwana yihitiremo, cyane cyane ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Icyo kintu turakigira. Icyo kintu ngo umwana ngo no kwande, ngo nuko arunaka, ngo mu muryango ngo n'umuntu baza bashakana, ukamusanga ufite amafuti avana akagira nkiriye. Rero abavyeyi cyangwa se bwoko bwacu, umuntu nakundana mujye mureka akundane nkuko umutima we ari we wabihisemo, kubera yuko urugo n'urw'abantu babiri gusa, ntabwo ari batatu. Ukunguka iwacu ntibazi ko nariye, ntibazi ko naramutse, gusofa kuguhamagara kuri telefone, ariko urugo n'urwanje n'uwacu abo babiri. Rero nk'aba bavyeyi nabo baba bakoze nk'iryo shano, twagita ishano, kuvuga ngo umwana arubatse, araraye bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, narangiza ngo aje kumugarura, ivyo ntivyumvikana. Rero hari ahantu nasomye kuri cana imwe ya Kado, ndamwibasiye gice, kuri cana imwe ya Kado yanditse ngo igitangaza ngo wa mukobwa ngo yaragwaye arabyivugiye muri audio. Wa mukobwa ngo yaragwaye ngo arabyivugiye muri audio. Yego ndabizi nagatwiko, ariko nk'ubyumva n'ukuri yahita mva ko wa mukobwa yarwaye hehe, wenda yaragwaye nk'ibisazi cyangwa yarwaye mu mutwe, ariko n'ukuri yaragwaye bicurane bisanzwe nkuko naje novuga ngo ndarwaye, nkabyivuga nkaguhamagara nkakubwira ati yewe narwaye ibikina biki. Abantu mwumva muri yo sanze kuvuga ngo yararwaye, nta bindi bintu yararwaye, nta bindi bintu yararwaye birenze byatuma baja kumugarura. Ahubwo ikintu cyatumye agaruka cyane cyane, nanje sinkizi, ariko cyane cyane biri kumvikana ko nyine iwabo badashaka uwo muryango, badashaka umukwe, kandi no mukwe ni mwiza. Kakunda hagara ku ifoto data we uri mwiza n'ukuri, ko baraguhora ubusa, uri mwiza kandi n'umukobwa ni mwiza. Bari bakundanye, ariko bene data uwo mukobwa ntago yararwaye ingwara yotuma baja kumugarura, ntago yararwaye ingwara yotuma tubaka, ntago yararwaye ingwara nikaho nje kunyomozaga, ariko ntabwo yararwaye ingwara yotuma tubitekerezaho cyane ngo tuvuge ngo nico cyatumye agaruka. Ni ingwara isanzwe nkuko nogwara grippe cyangwa nkagwara umutwe. Ico cyo tuma bangarura. Ariko ndashaka kubwira bene wacu cyane cyane bwoko bwacu, tukigendera ku maranga mutima yo kumva ngo kwa runaka ngo nabakene, ngo ntanka bafite, ngo bari batuyeho nabi. Ese ntimuze ko Imana izindura amateka? Uko wowe uko wari utuyeho ni kuri hu bunyine, uko twese kwa dutuyeho ni kubunyine turi. Kera waza gusanga tutagira n'aya matara, ducana itara risanzwe, cyane cyane nk'abantu baje mu mushasha kera, ukamusanga ntagaze tugucana kuri stove, kandi mbabura stove ugashyiramo petrole neza, umwotsi ugasara, inzu wayigaramo ukagira ngo ni igisambu batwitse. Imana yadukuye kure kweri. Inzu wageramo ibyo bintu nzobigarukaho, wenda mfite n'umutumigwa atubwire impamvu abantu turi mu kwishongereza, tukirata, tukirya, ukama wumva ngo kwa runaka ngo kubera ko badafite umuntu hanze, ngo umwana wabo ntiyo ushakwa, ngo se ngo agiye gushakwa nande, ngo se bafite aba sponsor. Ese ko badafite aba sponsor ntibabayeho, ntibubatse? Imana igihindura amateka. Rero twe kurebera ibintu mu bintu bya kera. Ubu nyine twageze mu bintu bishasha yemwe. Tugira umuntu, nubona umwana wawe arashingiwe cyangwa se arakunze, ukagira amahirwe ukabona na wa muhungu ni umukwe muzima, tabakwega bibice baba, ukabona ni umukwe muzima, wigarura ngo kwa runaka, wigendera ku kantu ngo kwa runaka, ngo ntaki ngo ibi bintu ntibibayo, ngo kwa runaka ngo ibintu ngo muti bafite ikiniki kwa mutondagura, ngo wabo ngo azagwara mu mutwe, ngo wabo ngo bafite abasazi. Tiyo biwabo bihari, ariko umwana akagira akubaka cyangwa umwana wari muzima. Yemwe n'ukuri tureke kubarira ibintu byashize ngo twongere tubigarure mu bana bacu. Turimo tuzaro nyine, turimo turera umwana nakunda, mwegere ku mutima mwiza, umubwira ati mwana wa nyereka uwo wakunze, ubagira inama. Ashobora kubera kunze n'umuntu udafite akazi. Ngenda bazi cyane abantu bakundanaga badafite akazi, ariko ubu nyine akaba ari abantu bameze neza, bakize. Umukobwa akagukunda, ayamara akagutunga, ugasanga umukobwa ninje mfite akazi, urugero narangiza we muhungu nta kazi ufite, narangiza muri ka kazi kubera ko nagukunze, Imana igahindura iki? Igahindura amateka.
rero babyeyi cyane cyane ubwoko bwacu tuza twigira ngo nitwe bakirisitu twabyukiye mu biganza z'abakozi b'Imana, twarerewe mu nzu z'abakozi b'Imana. Mureke tuve mu bintu byashaje, tujye mu ijuru, tugane mu ijuru, turere abana bacu mu rukundo, tubereke yuko nimba uyu munsi bimeze gutya ejo bizagira gute, ejo bizahinduka. Rero aba babyeyi bakoze bino bintu pe, mwebwe babyeyi simbazi, ariko mugende mwisubireho musabe imbabazi, kandi imbabazi ziratangwa. Nabonye papa Ebo yaraye asabye imbabazi ku bantu bariko bamuvuga nawe, data wakoze gusaba imbabazi. Imbabazi ni nziza cyane, guhagarara hariya ukavuga ati mumbabarire narateshutse nagize gute, Imana yo mu ijuru ikubabarire, natwe turakubabariye. N'abakuvuze nabi bose kuri cano, abagiye bavuga amagambo mabi, bazogaruke nabo bakubabarire, bakuvuge kuko bavuze amagambo agukomerekeje. Warakoze akantu keza k'abagabo, Imana yo mu ijuru igukomeze kandi wamukomeza mu murongo w'amadubu mpaka twese tuzamutse tugiye iwacu. Nababwiye ko uyu munsi nazanye utuntu n'utundi. Babyeyi rero mwagaruye umwana w'umukobwa, mwongere mwicarane n'uwo mukwe n'uwo muryango, musabe imbabazi, mureke abana bakundane. Ese niyo ngara akagenda biragenda gute? Sintaragenda. Umukobwa yarakunze ejo muzumva yagiye. Ese namara kugenda agasanga umukunzi we, mwege noneho ubwo rugo urumva bizagenda gute? Murumva umukwe noneho azobafata gute? Rero babyeyi mujye mureka abana bakundanye bakomeze bakundane. Sinzi wewe urimo kudukurikirana kuri commentaire yawe ikintu wabasha kutuvuga, ikintu wavuga kuri abo babyeyi. Ese ni ihe nama wagira abo babyeyi bajya kugarura? Ashobora kuba ari wabikoze uyu munsi, ejo nawe uzabikora, ejo n'undi akabikora, ariko mugireke tugire ubumuntu. Humanity First Foundation ibe muri twebwe, ubumuntu bube muri twebwe. Umwana nakundana mumureke akundane, yubake, mumuhe umugisha, kuko nta kindi kintu gitanga umugisha ni umubyeyi wakureze, ni umubyeyi wakureze mu buryo bw'umwuka ndetse n'igihugu cyawe. Rero mureke ibyo bintu, Imana ibababarire. Amen. Noneho hari ikindi kiganiro nayo nkurikiranye nijoro kuri cano ntavuze, banditse ngo Kigali ngo umukobwa mwiza ajugunye uruhinja kuri apartment irimo umudiaspora wamuteye inda. No turi mu tuntu n'utundi, ariko turimo inyigisho. Umukobwa aratwise, umuntu amuteye inda, arangije kumutera inda agiye ahantu nkuko noja muri hoteli, wenda mu diaspora ndango n'umuntu uvuye hanze. Umukobwa amenya amakuru byabaye i Kigali. Umukobwa amenya amakuru, amaje kumenya amakuru aravuga ati reka mfate gwa ruhinja namangende ndurambike iruhande gwa ya hoteli. Nyamugabo nasohoka akutana uruhinja gwiwe, ariko abagabo nange mutera madamu mwarangiza mugakana abana banyu, nange tugomba kubagarukaho. Ni gute utera indi mwana w'umukobwa? Yego ushobora kumutera par accident, hari urukundo rw'akanya gatoya, sibyo? Kubera sentiment, abonye uko nsa, abonye uko nambaye, wifuje ko tujyamana, ndakubyariye. Ariko muri kwa kukubyarira wewe, muri wewe ntufite kunkunda pe, sibyo? Ariko ushobora kutankunda ariko ugakunda umwana wawe. Anga umukobwa ariko ukunda umwana wawe, uvuga ati uyu ni marayika wavutse, reka mwiteho, reka mugirire neza. Kugeza aho umukobwa afata umwanzuro akavuga ati reka ngende mumushira, umukobwa nawe ni gito wa nawe ni gito ntitwomushima, kubera yuko umwana we yamaze kugeza mu biganza. Papa washobora kutamufasha ariko kiyambaza abandi bantu. Hari abantu rega bagifite ubumuntu, Patrice, sibyo? Hari abantu bagifite ubumuntu, hari abantu bagifite gutekereza umuntu bakumva bamugirira neza. Abantu bose siko babaye inyamaswa, siko babaye babi, kandi nimba nawe warabaye mubi haracyari byiringiro byuko wahinduka ukaja ku murongo, ibintu bikongera bikagenda neza. Uwo mukobwa aravuga ati rero kuba namenye yuko runaka arimo hariya, reka mushiriki umwana we. Uwo mukobwa baramufashe aharambika umwana aho ngaho. Narimo mwumva nijoro ngo nta kinyitaho, ngo yavuze ko atanshaka, ngo yavuze ko umwana atari uwanje, ngo nikinye. Reka ndeke kuvuga ibyo bintu byose, reka ndeke kuvuga ibyo bintu byose bataza kunzana agashya n'umuntu asigaye atinya gutibura ijambo. Ariko
ndagira ngo mbabwire cyangwa se ndagira ngo tujye inama, tuganire, twicaye ku karago tuganire, twese tuganire. Iyi YouTube channel ni akarago, ni akarago Imana yadufunguriye kugira ngo tujye twicara tuganire, inama zanjye, inama zawe dufatikanyirizeho kubaka. Arantaza ngo se YouTube irubaka, nukuri irubaka Patrick. Hari umuntu uzuhindukirira kuri YouTube akumva ubuhamya bwa runaka akavuga ati nanjye mfashe decision nziza. Isiga yabaye yaroroshe, isi yabaye akadomo. Uyu munsi nkumva ibya ejo nkumva ibya hehe zose nk'izi story zose mvuga sizo numvishije, ariko zirimo inyigisho. Shaka wowe utazumvishe kuri zicana numvishije, ariko ukumva kuri kora neza cyangwa ukagwa kuri iki kiganiro cyacu ukacumva. Nk'uwo mugabo yankita umushimye kubera yuko yateye umukobwa inda arangije aramwihakana. Nimba uzi umenya ko wateye inda, wikwihakana abana bawe. Ihakana umukobwa uvuga ati sinzagushaka, ariko ngiye kugufasha urere umwana, namara kuba umugabo umureke. Rero umukobwa yego na amarangamutima yari yazamutse, yumva ko abayeho nabi, yumva ko adafite icyo agaburira umwana, ariko nawe warahimutse ntaco wakoze kuvuga ngo utaye umwana, noneho abuze umwana. Ibaza nawe kubura umwana numara gubure na bwabufashe. None si uhindukira umusatse urumva ubuzi ibintu bitatu: ubuze umugabo, ubuze umwana, ubuze umufasha. Nta kintu ugize gute, nta kintu urokoye. Ahubwo inama nagira nko mukobwa nuko yarera umwana we, sibyo? Nuko yarera umwana mu buzima bwose, arimo akavuga ati ngomba gusangira n'umwana waje, ariko akareka kuba inyamaswa yo kuvuga ngo reka mfata umwana utazi kuvuga, utazi guseka, utazi ngende mujugunya ahantu runaka. Tugire bwa bumuntu mbabwira, tugire bwa bumuntu bwo gukunda ikiremwa muntu. Yewe umugabo utera inda, ese ubundi abagamujya gutera amada gute abakobwa kandi mufite ingo zanyu? Ariko bibaho mu mubiri, ntago ari igitangaza. Ariko tugire bwa bumuntu. Wa mukobwa we wakoze ibyo bintu, Imana ikubabarire. Na wa mugabo we urimo kwihakana umwana, ni benshi abumwe, ariko nyine benshi bumviremo. Abantu mubyara abana, ujye ukora budget uvuga ati uyu mukobwa nimba ngiye kuryamana nawe, nimba muteye inda, uyu mwana nzamwigaramiya kira kitu. Icyo kintu ugibanza ugitekeze mbere yuko kujya kugira gute kuryamana nawe. Ese biramutse bibaye nabyitwaramo gute? Nutekereza icyo kintu, ibintu byo gutabana se cyangwa ibintu byo guhangayikisha abantu mwateye amada ntibizongera kubaho cyane hano hantu. Rero nshuti muri mudukurikirana, bwabo umuntu bwongere bugaruke muri mwe. Wa mukobwa we, Imana ikubabarire ku cyo wakoze. Na wa mugabo we, kunda umwana wawe. Numwe ariko muri benshi ko ndababona, ni benshi abagomza mwihakana abana banyu, mukunda abana banyu mwabya. Ese bitwaye iki? Ubu nyine no byaranoroshe, umukobwa sigashaka kubyara akabitwaye iki? Kunda umwana wawe, egera umugore wamubwira ati nabyaranye n'undi muntu ngomba kumufasha. Ariko sibwo umuntu burimo pata, nta umuntu ukiri mu bantu, nta umuntu ukiri mu bantu. Rero kubera yuko turimo tuvuga hejuru y'ubumuntu cyangwa se Humanity First Foundation, mureka abantu twongere tugire ubumuntu. Nawe uratanga comment yawe uko byumva kuri uwo mukobwa se cyangwa kuri uwo muhungu, ukuntu dushobora kugarura ubumuntu mu bantu, cyangwa inama wagira bombi ko ari babiri. Turakomeje kuko twavuze yuko turimo tuvuga hejuru y'ibintu bigenda biba muri societe cyangwa se mu gihugu cyangwa se muri Afrika, cyane muri Afrika no haba ibihigo nk'ibyo hanze giho abantu ndango baba bishoboye, tawo byarangwa na nigwe ngo kurira. Noneho Patrick ndongera ndasoma abandi bantu bavuze ngo navuye ngo kubyara ngo nsanga umugore mu buriri bwanjye arimo aryamanye, ntinyega kuvuga ibindi, asambana n'umugabo. Ibase nk'uwo none Patrick, uwo muvuga gute? Ushatse umugore, mufite abanyabana, umuteye inda, agiye kubyara, umunsi wo kubyara nkaza nkavuga nkasangana nyamugabo waje n'undi mugore hehe munsi. None k'ibyo bintu koko abantu turimo turaja hehe? Abantu turimo turubakira hehe? Abantu turimo turubakira kuki? Ari abagore uruva ntaho tudakoze. Ari umukobwa yabaye mubi, umusore yabaye mubi, umugabo ni mubi, umugore ga nawe
nawe ntiyoroshe kuko ahantu naho hari umugore, uwo mugore wagiye mu rugo rw'uwo mugabo azi ko umugore waho yagiye kubyara, urumva uwo mugore nawe nta bumuntu agize gute, nta bumuntu afite. ese titwobabarirana nimba ukundanye n'umugabo w'umuntu ukagezaho uvuga ati ngiye kumusanga mu rugo igwe, wowe mugore nta bumuntu ufite, wowe mugabo nta bumuntu ufite, mwese mwabaye cyo kimwe, niko Abanyarwanda bazavuga, mwabaye kimwe. Urabizi ko umugore wawe ari kunda, urabizi ko ari wowe wayimuteye, urabizi ko yagiye kwa muganga kubyara, nurangiza uvuga ati reka mbabaze umugore wanje nzane. ese nubwo waba utamushaka kubera ko utomwirukana, kubera ko utomwikuramo ngo uvuga ati mugore wanje igihe twari tumaranye ndakigushimiye, ariko ubu ngubu sinkikwiyumvamo, nta rukundo mpaye nkugirira. Ukamubwira ati vugiye iwanyu cyangwa bugiye ahandi hantu, kugeza avuga ati reka mwereke noneho ko byose bishoboka, reka mubabaze aho byose bishoboka, kugera aho njya kubyara ukavuga ati reka nzane undi mugore mu nzu mujyamane ku buriri bwanjye. Imana tubabarire abantu bunyine ubukristo bwadushizemo, ubumuntu bwadushizemo, indangagaciro zadushizemo, ku bagabo, ku bagore, ku bakobwa, ku basore, ahantu hose ntaho ntageze. Rero turimo tugana ku musozo, bakunzi bakora neza, tugerageze kugira ubumuntu, tugerageze kugira ubumuntu. Nujya gukora ikintu kibi ujye uvuga ese iki kintu ngiye gukora kirimo ndangagaciro zihe, niki kimarira societe, niki kimarira igihugu, niki kimarira itorero, niki kimarira umuryango. Societe, igihugu, itorero, umuryango, niki cyo kintu kiri bumarira. Nujya gutera intambwe uvuga se iki kintu ngiye gukora muri ibyo bintu bine nkubwiye nizihe nama se, cyangwa nuhe musaruro biri butange se, cyangwa biri bugaragaze. Inshuti zakora neza, abantu musigaye mukunda ibintu by'ibisazi siko. Abantu basigaye bakunda ibintu bibamara stress mu mutwe, bigatuma atakigira ijambo mu mutwe, bigatuma atakigira indangagaciro, bigatuma atakigira. Ariko mureke tujye dutekereza ibintu rimwe na rimwe nk'ibi ngibi. Nujya gukora ikintu uvuga ati iki kintu niki kimarira societe, niki kimarira igihugu, itorero sese cyangwa famille. Rero Imana ikomeze bishimire, turi kumwe, turabakunda. Icyo twabasaba gusa mukomeze mudufashe gukora share, comment, like na subscribe. cyane inama zanyu zirakenewe kugira ngo turushirizeho guhindura ibikorwa se, cyangwa dushirize guhindura strategy. Bye bye.